ese uretse ikintu Satani atinya kurusha ibindi? Ukuri ni uko Satani ntakangwa n'inshuro nyinshi ujya mu rusengero cyangwa se indirimbo za gospel wumva cyane. Satani ntabwo akangwa n'ijambo wapostinze kuri social media cyangwa se amarido menshi y'ibyigisho wabitse muri telefone yawe. Ikintu cyonyine kimutera ubwoba kurusha ibindi ni iki: ijambo ry'Imana riri muri wowe. Cyagihe ubuzima bwawe buba bushingiye ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu buri gihe iyo ugerageje gufungura Bibiliya bigorana cyane. Intambara yo mu mwuka. Ushobora kumara amasaha arenga 5 urimo gususikororinga kuri social media uri ibidafite umumaro, ariko kumara iminota 5 gusa usoma ijambo ry'Imana bikagukomerera nk'aho uri mu rugamba. Yesu ubwo yiragezwaga mu butayu yatangiye kuganira cyangwa kujya impaka na Satani. Yabwiye Satani ati, handitswe ngo ubuzima bwawe buhinduka burundu ariko gusa iyo uhuye n'ijambo ry'Imana. Niba ushobora gufata isaha 1 cyangwa 2 buri munsi ugasabana n'Imana, uwo munsi uzumva ufite amahoro kandi umutima wawe uzaba utunganye kandi ukeye. Nuba utyo buri munsi, umutima wawe uzabasha kugaruka cyane mu maboko y'Imana, hanyuma ukomere mu mwuka. Imibereho yawe ikomeze gutera imbere. Uzaba ushoboye kurushaho kugendera mu nzira umwuka wera kuyoboramo. Imana izaguha umugisha. Reka Satani ntakomeze kukwiba igihe cyawe, umutima wawe, cyangwa agutware inyota yo gusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi fata umwanzuro nakuka, utangire usome ijambo ry'Imana buri munsi. Niba iyi nyigisho igufashije, andika Imana abushobozi muri comment. Ikigali worship. Imana ibahe umugisha.